Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, General Retired James Kabarebe, numwe mu bakunze gutanga ibiganiro biryohera benshi mu rubyiruko, by'umwihariko yageze ku nkuru z'amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, kubera ko yavuga mu mvugo yumvikanira buri wese, akayavuga atebya ku buryo byorohera urubyiruko kuyisangamo. Reka bimworohere ni mu gihe numwe mu basirikare bakuru babonye byinshi nk'umuntu ufite amateka yo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo z'ibihugu bibiri kandi mu bihe byegeranye, ari byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Icyakora ibyo mateka y'urugamba ntabwo ari byo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kwibanda ku kiganiro yigeze gutanga mu mwaka wa 2016 avuga uburyo akiri umwana yigeze kugemura amavuta y'ubuto mu kigo cya gisirikare cya Gabiro, ngo abone uburyo asubira kwiga muri Uganda, aho kwishyurwa ngo umusirikare yahaye yamukubise umugeri aranamwirukana. Ubwo buhamya yabuhaye urubyiruko rw'inkomezamihigo rwari mu itorero urunana rw'urungano mu mwaka wa 2016, aho yarushishikarizaga kutibona mu ndorerwamo y'amoko, ahubwo bagasenyera umugozi umwe bagamije kubaka u Rwanda. Mu buhamya bwe, General Kabarebe yaragize ati iki kigo cya Gabiro gifite amateka maremare cyane. Namwe rero ubwo mwaje hano mukahitoreza mukahava muri intore, buriya mwagiranye igihango n'iki kigo gifite amateka akomeye mu gihugu cyacu. Yakomeje avuga ko afitanye amateka yihariye n'icyo kigo, dore ko yaturanye nacyo kuva mu kwezi kwa 9 mu 1982 ubwo yari mu nkambi y'impunzi ahitwa Kibondo, n'agasozi gateganye n'icyo kigo. Ati bambwiye ko buri wese uri hano afite amateka yihariye, ariko nayo igihugu cyacu twese tugomba kubana nayo uko yaba ameze kose, yaba meza cyangwa mabi, tukayakuramo ikintu cyiza kandi cyubaka. Yakomeje agaragaza ko muri iyo nkambi bayibayemo mu buzima bushaririye cyane, kubera ko babanje kuba mu nzu z'ibyatsi, rimwe na rimwe zikabahiraho, abantu bagahiramo, inzara irabica ku buryo ngo bahambaga nibura abantu 30 buri munsi. Iyo nkambi yari y'Abanyarwanda bahunze mu 1959 bakaza kumeneshwa muri Uganda, kubera ko bari baranze kujya mu nkambi bagahitamo kujya kwishakishiriza imibereho mu biturage byo muri icyo gihugu. Ushobora kwibaza ngo Kabarebe na bagenzi be bisanze mu nkambi mu Rwanda bate kandi ari igihugu cyabo cy'amavuko. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byashegeshwe cyane n'inama yabereye i Berlin mu 1885, aho hafi kimwe cya kabiri cy'ubuso bwarwo cyometswe ku bindi bihugu bituranye, bikajyana n'umubare munini w'Abanyarwanda bari bahatuye. Igice kinini cyo mu majyaruguru cyometswe kuri Uganda. Kuva ubwo haba habonetse ubwoko bw'Abanyarwanda mu moko yari agize icyo gihugu. Mu mwaka wa 1959 mu Rwanda habaye imvururu zibasiye Abatutsi bazizwe ubwoko bwabo, bituma bamwe mu Banyarwanda bafatiye ubuhungiro berekeza muri Uganda n'ahandi. Ubwo Uganda yabonaga ubwigenge mu 1962, icyo gihugu cyari kirimo Abanyarwanda benshi barimo abene igihugu gakondo bisanze muri Uganda kubw'imipaka, n'Abanyarwanda b'impunzi bari bahamaze iminsi bahunga ubugizi bwa nabi mu Rwanda. Abanyarwanda babaye nk'abahungiye ubwayi mu kigunda, kubera ko muri Uganda basanze y'ubuyobozi butabiyumvagamo. Uganda ikibona ubwigenge yayobowe na Milton Obote nka minisitiri w'intebe kugera mu 1966 ubwo yabaga perezida. Ku butegetsi bwa Obote, Abanyarwanda bafashwe nabi ndetse batangira guterwa ubwoba ko bazasubizwa iwabo hatitawe ku bahageze kubw'imipaka cyangwa se abaje ari impunzi. Raporo yiswe Refugees in Uganda and Rwanda, The Banyarwandan Tragedy, yakozwe n'uwitwa Roger Winter mu kwezi kwa 4 mu 1983, ivuga ko mu 1969 hatangijwe igikorwa cyo kubarura Abanyarwanda bose batuye muri Uganda hagamijwe kubirukana mu gihugu. Byaje gusa n'ibihosheje ubwo Obote yahirikwaga na Idi Amin mu 1972, maze umugambi wo kwirukana Abanyarwanda uburizwamo. Byashimishije benshi mu Banyarwanda muri Uganda, ndetse bamwe batangira gukorana na guverinoma ye. Icyo gihe batangiye kubona imirimo muri Uganda, abana b'impunzi z'Abanyarwanda batangira kubona amashuri. General Retired James Kabarebe ubwo yari mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara aganiriza urubyiruko ruhagarariye urundi mu ntara y'Uburasirazuba n'umujyi wa Kigali, yaragize ati guhera mu 1959 kugera mu 1972 umuyobozi witwaga Milton Obote yangaga Abanyarwanda akabahoza ku nkeke. Ati uwo muyobozi yaje gukurwaho n'undi musirikare witwaga Idi Amin wayoboye Uganda kuva mu 1972 kugera mu 1979. Ati icyo gihe Abanyarwanda nibwo bagize agahenge, kubera ko Amin ntabwo yakomeje kubatoteza. Ni nabwo bamwe bagize amahirwe yo kujya mu gisirikare cy'icyo gihugu. Mu 1979 Idi Amin yahirizwe ku butegetsi n'ingabo zari ziturutse muri Tanzania. Mu 1980 haba amatora yavuzwemo uburiganya,
Milton Obote yongera gusubira ku butegetsi n'ishyaka rye Uganda People's Congress. Amaze gufata ubutegetsi, urwango ku banyarwanda rwariyongereye ndetse ku mugaragaro noneho. Bamwe batangiye kuvuga ko ubwicanyi bwakozwe ku ngoma ya Idi Amin bwakorwaga n'abanyarwanda. Abandi bakavuga ko ubugizi bwa nabi bwabaye mu matora yo mu 1980 bwakozwe n'abanyarwanda. Banavuga ko abanyarwanda bakomeje kubangamira abagande, babibira imitungo n'ibindi. Abanyarwanda kandi bashinjwaga kuba intasi za Idi Amin wari umaze iminsi ahiritswe, ndetse ko badashyigikiye ubutegetsi bwa Obote, bakanafatanya n'imitwe ishaka kumuhirika irimo National Resistance Army ya Yoweri Museveni. Bamwe mu badiplomate b'abanyamahanga bavuze ko nubwo ibyo birego byaba bifite ishingiro ngo bidakwiriye kwitirirwa abakomoka ku banyarwanda bose. Bavuga ko ari urwitwazo rwa leta ya Uganda n'abaturage bayo byo kwikubira imitungo y'abanyarwanda no kubikiza kubera ko batabashakaga. Zeno Mutimura numwe mu banyarwanda binjiye mbere muri RANU, Rwandese Alliance for National Unity, ryari ihuriro rigamije kunga ubumwe bw'abanyarwanda, ryaje kubyara FPR Inkotanyi. Yigeze kuvuga ko buri gihe iyo ubutegetsi budashoboye bwugarijwe butabura icyo bwitwaza. Ati buri gihe iyo abantu bagize ibibazo bashakisha urwitwazo. Abategetsi ba Uganda ntabwo bashakaga abanyarwanda, bari bafite intambara ibugarije bagashakisha abandi babyegekaho. Mu kwa kabiri mu 1982 abaturage bavuga ikinyarwanda mu majyepfo ya Uganda mu bice byegeranye n'u Rwanda nka Ankole, Kigezi na Toro batangiye gutwikirwa, barakubitwa, abandi baricwa, bituma ibihumbi n'ibihumbi bava mu byabo. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1982 nibwo bibasiwe bidasanzwe. Haba bari impunzi ndetse n'abari baratuye inzu zabo ziratwikwa, bamwe barakubitwa abandi baricwa. Roger Winter avuga ko ari ibikorwa byakuye benshi mu byabo, bihagarika imitima y'ibihugu byinshi. Ubwo bugizi bwa nabi bwakorwaga n'abayobozi b'inzego z'ibanze, urubyiruko rwo mu ishyaka UPC n'abagize umutwe udasanzwe muri police bazindukiraga ku nzu z'abanyarwanda bagasenya, naho izari zubakishije amabati bakayatwara. Ku itariki ya 2 y'ukwa 10 mu 1982 abanyarwanda bari batangiye gufata y'ubuhungiro, bamwe bajya mu nkambi mu gace katagira nyirako hagati y'u Rwanda na Uganda, abandi barambuka bagaruka mu Rwanda. Abahungaga, ababirukanaga ntabwo babemereraga kugira icyo bahungana, ndetse ngo abaturage b'abagande babujijwe kugira umunyarwanda baha amazi cyangwa se uwo bafungurira nk'uko raporo ya Winter ibisobanura. Abenshi mu bazaga mu Rwanda bashyirwaga mu nkambi za Mahega na Kibondo. Mu Rwanda bivugwa ko hahungiye impunzi zisaga 40,000, mu gihe muri Uganda mu nkambi hari hagiye abasaga 69,000. Nubwo hari abari bagarutse mu Rwanda, ntabwo bakiriwe neza kubera ko u Rwanda rwavuga ko ntaho kubatuza rufite kandi rukabafata nk'abanyamahanga. Ubusanzwe umuturage utahutse mu gihugu cye asubizwa mu buzima busanzwe, akajya mu mitungo ye. Abari bavuye muri Uganda nubwo babaga bibuka aho bakomoka, leta y'u Rwanda yariho icyo gihe yabangiye gusubirayo, ibajyana mu nkambi aho bahuye n'ubuzima bugoye. Impunzi zakomeje kwambuka ku bwinshi. Bigeze mu kwa 11 mu 1982 guverinoma y'u Rwanda ifunga umupaka ngo hatagira abakomeza kwinjira. Inyuma ni kabagande babaga babashushubikanya ngo babavire ku butaka, ku buryo benshi bagumye ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi. Mu kwa 12 mu 2016 General Retired James Kabarebe yavuze ko ari umwe mu mpunzi zabashije kwambuka zikaza mu nkambi ya Kibondo mu Rwanda muri ibyo bihe bya kera. Yavuze ko bari babayeho nabi kubera ko babanje kuba mu nzu z'ibyatsi, rimwe na rimwe zikabahiraho, abantu bagahiramo, inzara irabica ku buryo ngo bahambaga abantu 30 buri munsi. Ati icyo gihe rero mu 1982 twebwe abanyarwanda twabaga muri Uganda twavuye mu nkambi tujya gushaka inka, amasambu n'ibindi. Ati baratwirukanye, ati nako si ukutwirukana, ni nko kutwica kubera ko haje abasirikare n'abandi barwanyi bafite imbunda baradushorera, baratwirukana, badukura muri icyo gihugu, bati nimusubire mu gihugu cyanyu cy'u Rwanda. Nubwo bari bameneshejwe ngo bagarutse bishimye kubera ko bumvaga ko batashye iwabo, bakibwira ko baza kwakirwa neza, ariko bageze mu Rwanda barashwiragizwa ngo ntabwo bishoboka, ntabwo tubakira kubera ko igihugu cyacu cyaruzuye, naho twabashyira n'ibyo bika byanyu byinshi. Muri iyo nkambi babanje kwicwa n'inzara. Nyuma aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rimenyeye ko bahari, ribazanira iposho n'amavuta y'ubuto. Mutimura Zeno yavuze ko leta y'u Rwanda nayo hari impunzi yazaga kuvana mu nkambi zikajya kwicwa kubera ko batazishakaga. Abanyarwanda bagumye mu nkambi muri Uganda nabo ubuzima bwabaye bubi, nta biribwa, batotezwa, ndetse abana ntibongera kwemererwa kujya ku mashuri. Mu nkambi inzego z'umutekano za Uganda
zabaga zicungira hafi, ndetse abayoboke b'ishyaka UPC nibo babaga bari mu buyobozi bw'inkambi. Winter yanditse ko abanyamahanga batapfaga kwemererwa kwinjira mu nkambi. Amahanga yatangiye gusakuza avuga ko ibirimo gukorwa na leta ya Uganda ndetse n'iy'u Rwanda atari byo. Ubutegetsi muri Uganda bwasohoye amatangazo buvuga ko nta ruhare rufite mu guhunga kw'abanyarwanda, ko habayeho amakimbirane hagati y'impunzi z'abanyarwanda n'abaturage gakondo muri Uganda, ndetse ko ibintu bidakomeye nk'uko bivugwa mu binyamakuru. Guverinoma ya Habyarimana n'iya Obote zasabwe guhura ngo zifate umwanzuro kuri icyo kibazo, ariko izo nama nta musaruro zatanze ugaragara. Ahubwo Uganda yafashe tumwe mu duce twari dutuwe n'abanyarwanda iduhindura pariki, andi masambu ahabwa abayajyamo. Ubuzima bwo mu nkambi mu Rwanda nabwo bwari bubi cyane nk'uko General James Kabarebe yabivuzeho. Muri iyo nkambi ya Kibondo babanje kwicwa n'inzara mbere y'uko HCR ibazanira ya mavuta y'ubuto, kugira ngo impunzi ibone amafaranga ngo yafataga kuri bwa buto ikagurishaho mu basirikare babaga mu kigo igabiro, aho General Kabarebe nawe yagerageje kubikora, ariko aho kwishyurwa arakubitwa. Ati nibwo bwa mbere naye ninjiye muri iki kigo, ati naje nje kugurisha ubuto kugira ngo mbone amafaranga ntoroke inkambi, ndebe uko nasubira Ubugande rwihishwa, maze ndashaka uko nasubira mu ishuri. Ati nazanye ubuto hano igabiro, mbugurisha umusirikari, ndabumuha aho kumpa amafaranga ankubita umugeri. Ati nikigende, ubundi nticyabonye ubw'ubusa, hari ubwo waguze, hari ubwo waranguye. Ati ubuto bwanjye yarabutwaye ankubita umugeri ntwaruwo. Kabarebe kandi yavuze ko u Rwanda rwari rwaragaragaje ko rutabashaka kuva bakigera ku mupaka warwo. Ati twageze ku mupaka w'u Rwanda dushorewe n'abarwanyi ba Uganda, batwicaga bashaka kutwambura inka, maze tugeze mu mazi y'umuyanja tukiyambuka twishimiye ko dukiza abo batwicaga, haba haje abasirikare ba leta ya Habyarimana, haza umukaporale cyangwa se serja simbizi, sinarinzi by'igisirikare ngo menye amapeti y'icyo gihe. Ati baramanutse badusangaho, basanga tucyambuka, baradushushubikanya dusubira hakurya mu Bugande. Tubona ba bandi batwirukanye baragarutse, kandi bo bashaka no kutwica. Turongera turagaruka. Umusirikare wa leta ya Habyarimana yahise yongerera garuka, arabakumira, akababwira ko adafite ububasha bwo kubareka ngo bambuke bajye mu Rwanda. Ati jewe nta ruhushya mfite rwo kubareka ngo mwinjire mu gihugu, reka mbanze mpamagare chef aze. Yahise ajya ku cyombo arahamagara, haza imodoka ya Jeep iturutse mu birindiro by'ingabo irwempasha izanye chef, ababaza aho bajya naho bava, bamusubiza ko bahungutse. Yababajije icyo bahunze, babanza guceceka, maze akana bari batoraguye mu nzira karasubiza kati twahunze Abahutu. Iri jambo ngo ryari rigiye kubakoraho, kubera ko ryasekeje uwo musirikare, ababwira ko uwo bahunze yari agihari, ngo yabagiriye inama yo kwigumira muri ayo mazi, kubera ko ngo kuba Ubugande bwari bwabahaze n'u Rwanda rukabanga, ngo ni ukuvuga ko n'Imana ibanga. General Kabarebe avuga ko babaye muri ayo mazi hamwe n'inka bari bafite kuva izo saa 3 za mu gitondo kugera saa 11 z'umugoroba. Bategereje ko buhumana, maze ubwo bari batakibona amasitimu y'abasirikare irwempasha, bahita barongora inka zabo, biyemeza kwambuka bataha mu Rwanda. Imibereho mibi y'izo mpunzi yarushijeho kugera mu itangazamakuru mpuzamahanga, igitutu kiba cyinshi kuri Uganda n'u Rwanda. Mu kwa gatatu mu 1983 abayobozi mu Rwanda na Uganda bongeye guhura ngo bashaka igisubizo, bemeranya ko u Rwanda rutuzi impunzi rufite na Uganda igashaka uko itanga ubutaka bwo kwagurira inkambi zari zicucitse, ariko byose ntacyo byatanze. Hari ikiganiro Obote yigeze kubazwamo ikibazo cy'abanyarwanda birukanwa, avuga ko hari bamwe mu bayobozi babo bakorana n'umwanzi, kandi ko harimo bari barigaruriye inzu n'imitungo by'abaturage bahunze ubutegetsi bubi bwa Amini, bityo ngo bagomba kuyivamo. Kubuzwa amajyo kw'abanyarwanda kwatumye benshi bayoboka inyeshyamba za Museveni ngo barebe ko baharaniye uburenganzira bwabo. Retired Major David Rwabinumi uri mu basirikare ba RPA barwaniye hejuru y'inteko ishinga amategeko mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, yavuze ko icyatumye bafata imbunda ngo bashaka guharanira ko bageraho bakomoka, kubera ko basaga n'abatereranwe. Aturumva ko icyo gihe umuntu yagombaga kugira ishyaka ryo kugira aho abarizwa, akagira gakondo, akamenya ko igihugu cyamubyaye yemerewe kukibamo. Ati niyo mpamvu nyamukuru yatumye abantu bahaguruka bafata intwaro, suko bari biyanze cyangwa se ari ibyihebe cyangwa bashaka urupfu, ahubwo icyo twashakaga kwari ukugira ngo tugire aho dukomoka, tuba abanyarwanda nk'abandi. Mu bindi byatumye abanyarwanda benshi binjira mu ngabo za Museveni, General Kabarebe yigeze kuvuga ko ari uko amashyaka yo mu majyepfo ya Uganda Museveni yatangiriyemo imirwano, hari hatuye abanyarwanda benshi bafatwaga nabi. Mu 1986 ingabo za Museveni zafashe ubutegetsi zirukana Obote, ariko abanyarwanda bakomeza gutotezwa bibutswa ko ari abanyamahanga. General Kabarebe atubwo bari bakiri mu ishyamba barwana, ikibazo cy'impunzi cyangwa se kuba harimo abanyarwanda ntabwo byavugwaga,
kubera ko burya mu ishyamba usanga abantu basangiye urupfu kandi bakundanye. Byaje kuba bibi ubwo abasirikare bari bageze muri leta, ibibazo by'umunyarwanda bitangira kuvuka. Ya leta bafashije kujyaho itangira kubatoteza, kubacunaguza no kubabwira icyo bakora muri Uganda, bakababwira ko baje kurya imishahara yabo, ko bafite amapeti n'ibindi. Ibi byakomeje kubagiraho ingaruka, batangira kwibaza kuri bwa burenganzira bibazaga ko barwaniye, basanga ntaho babubona uretse gutekereza kurwanira igihugu cyabo. Mu 1987 nibwo umuryango wa RPF Inkotanyi washinzwe n'abarimo General Major Gisa Fred Rwigema, Perezida Paul Kagame, Tito Rutaremara n'abandi. Intego ari uko bava mu bucakara bari barimo, ariko bakabikora mu bwihisho kubera ko bari mu gihugu cy'abandi. Ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990, ingabo za FPR Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Urugamba rwasojwe muri Nyakanga mu 1994 ubwo zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi. None dore aho tugeze.